bigashinja Rayon Sport kwisuzugura. Nta biganiro byabaye hagati y'abayobozi bombi wenda baganira. Ntabyo. Ibiganiro byabaye ntabwo biri mu buryo buri official na mayimeri. Nge naraye mbonye message chat ya President Abdallah urumva na President David Munziza wa Kiyovu. Amubwira iki? Yaramubwira ati President titwongeye kugusaba tukwinginga kuvana ikirego muri FIFA cyamusabaga. Wone Abdallah wasabaga David. Asaba David. Ati twongeye kugusaba kuvana ikirego cy'umutoza wacu hari ingingo. Urumva? Wacu hari ingingo muri FIFA. David amusubiza nayo magambo make. Aravuga ati nta bundi busobanuro nkikeneye gutanga kuri ingingo irebana n'umutoza wacu hari ingingo. Naho baseje kuvuganisha nta kintu nshaka kujya kuvugaho. Ibyo nakubwiye mbere biragaragara ko bavuganye kuva kare. Ibyo nakubwiye mbere nta kintu ndongera kuvugaho wabyumvise. Media yabisobanura. Ibirego biri muri FIFA, muri Ferwafa na Rwanda Premier League. Ni hatatu. Kiyovu yandikiye abantu cyane. Yarabakopiye nyine bose rabamenyesha. Noneho ariko Kiyovu hano yabereye hatari ngiye none hano yatinyiye. Ibyo media yavugaga sinzi Kiyovu ibintu bijyanye n'amikoro n'amafaranga byararangiye. Urumva noneho baranamubwiye batari ingingo. Hari ingingo zaragabanyutse. Turavuga miliyoni 6 kinisha abana b'intare kandi intare ziracyabahemba. Baravuze bati turwa miliyoni 6 ko twumvishe ari zo reshaka kuguha. Tuguhe imodoka inzu tukodesha. Tuguhe na signing on fee ya miliyoni 10. Urimo hari ingingo atesindimo. Kandi hari ingingo sindi mu ngamba yahembwaga ebyiri muri Kiyovu. Ibaza kumuzamura bagahita bamushyira kuri 6. Arabyanga. Abayevu rero nibwo babonye ko ashobora kwerema kandi kantu. Aravuga bati rero Kiyovu yanze agasuzuguro. Ariko ndi kuvuga ni baravuga agasuzuguro kwisi. Urumva baravuga bati ni gute ikipe nk'iyi iri professionnel yegera umukozi ufite amasezerano aho kugira ngo begere ikipe afite amasezerano baganira ku buryo ku buryo cyane utanatubwiye ibintu byose ari email ari machine ari telefone. Kiyovu Sport abiri kintu kimwe bababwiye. Okay, ntabwo turi mu rubanza gasumburutse ariko Kiyovu ifite raison logique. Ifite raison yumvikana kuri yari ingingo Francis Christian impamvu nawe avuga ati ntabwo ndi tayari kwikomitinga muri Kiyovu nawe wamwumva. Kuko amakipe abiri ntafite profile zisa. Kuko Rayon Sport buriya imibare ya Kiyovu nako yahari ingingo arimo arabona Rayon Sport nk'ikipe izasohokera igihugu. Kuko iravuga ngo hasigaye match imwe match ebyiri za gorira ikibona kuri finale erega gutsinda gorira nidatwara igikombe cya shampiyona ikaba yaratwaye Peace Cup cyangwa se ikaba yaragiye finale ya Peace Cup. Igikombe cya shampiyona zizatwarwa na AP nigitwara ikanadutwara n'icyamahoro. Ibyo rero uri kuvuga umunyamategeko wa Kiyovu mu bindi birego ugiye muri dosiye ndani avuga ko reye mu rwego rwo kubatesha umutwe no kubarangaza ngo reye yabakwiye ku bikombe byose. Yes. Ibyo bintu bari kwishimira cyatumye bava mu gikombe cy'amahoro binatuma hari imikino batwara muri za ibintu byatangiye mbere batangira kubyumva mbere. Amategeko Kiyovu ritari kugurisha inzu iburane nk'uko cyangwa igare. Kiyovu Sport uko nayumvise ariko bizarangira bikemuye n'amafaranga. Kiyovu Sport uko nayumvise nkurikije n'ibyo narayenganiriye n'umuyobozi nabwiraga twabwanye iminota 12. Kiyovu Sport isigaye ifite abayobozi bari serious. Wa mugana wa Emedi nyuma yo gukubitwa inkoni y'umunzenzi imyaka 2 barahawe bagacibwa n'akayabo kama miliyoni. Kiyovu Sport ikintu cyitwa administration ubiracyumva kurenza indi gihe. David ngo babajwe n'ibintu byavuzwe ngo yari amafaranga ya Kiyovu ariko ariko basha ubu koko bashaho ati tufaranga twa Kiyovu shaho ataba bana uzinga ikintu cyo ati amafaranga nayajyana hego yamariri yaba baravuga ati Kiyovu ngiye kwishyira ku murongo undi wese bitekereje y'amafaranga abyibagire nayo ngo nta cyumweru gisigaye 10% nayo bakayibaha arabageze muri Kiyovu ngo bararyoshya abayovu nta kibazo bafite barayibaye abari niyo mpamvu baragavuga ati hari ingingo 16 16 z'umushahara n'10 za rekrito tukunagire hari asa anyway ubwo bya birego ibindi birego rero ibirego biri kuregariyo muri Ferwafa uretse iki cya Kiyovu ariko Rayon Sport reka babwira uzi impamvu president yandikiye uwa Kiyovu amubwira ati ndakwinginga Rayon Sport iminatinya
kuzahabwa igihano nk'icya Kiyovu muri murabyumva muri FIFA n'umwana muri FIFA bafite ikibazo cya Suleiman Dafe kigipending kitararangira n'ubango Rayon Sport muri FIFA rifitemo image mbi birakomeza kwiyongera umunsi ku munsi nk'ibya Kiyovu urabyumva ko Kiyovu Sport cyatumye hanwa barayibwiye ngo Kiyovu Sport nubwo wakemuye ibibazo by'uyu muntu wakuregaga ariko you are too much in our system tugomba kugukubita igihano ku buryo utazongera uvuga ngo na Rayon Sport n'ikirimo iratinya niba ngo turajyayo tugifite ibya Suleiman urumva twagira gutya tugakemura cya Suleiman Dafe fifikate tubaninga cyane nemere kureka ese murabizi ko n'amarushanwa nyafurika utayakina ufite litige ibyo birimo byayibayeho itarishyura bajire uri mwengu barabwira ntabwo izakina CAF Champions League iguma ku rugo kandi yarabitsinze niyo mpamvu rero Rayon Sport urumva ijambo yakoresheje cyane turagusaba tukwinginga ariko urumva ko cyane yaciye bugufi ni n'ubwenge ariko abafana ba rero bifitemo ikintu ngo ariko bayovu ngo barakurana amafuti ngo ni ikibazo ngo kigihe sawa ntabwo bikimeze nk'igihe cyaba kigihe worometriza ikibazo kurusha perezida wawe urumva se perezida ni ngavuga ngo ndasaba n'ingingo ntabwo bikimeze nka cya gihe cya bakawembe papi bazana muri Kiyovu Reyika de Turuna muri kumva ntabwo ari icyo gihe icyo ni icya mbere cya Kiyovu mugihe ariko tujye gashora icya kabiri ni icya Kenisi aremera guterwa mpaga nta kibazo rwose mpaga aravuga ati ntacyo nta n'ikibazo Kenisi ubwo afitanye na Rwanda Premier League yisunze abanyamategeko be batunganya ikirego bakijyana kwa Bwana Boni Mugabe bavuye mu bya Rwanda Premier League baje muri Ferwafa baravuga bati Rayon Sport turayirega iki turayirega guhindura amasaha no mu kiraho uzabera byose ikabihindura bidakurikije amategeko n'amabwiriza agenga amarushanwa muri FIFA ariko aho ngaho ntabwo ikirego bafite ukuntu bagikoze Rayon Sport yihindura imikino aho ngaho Rayon yasabye Rwanda Premier League kwimura yarasabye yemererwa nta kibazo ifite baravuga ngo igihe babisabiye timing ngo bishe ibijyanye no kwimura umukino bishe amategeko n'amabwiriza ikibazo cya Rwanda Premier League ntabwo yabereye kiriyo ubwo tuzagigisanga ngo tumenye ngo bayifashe we mwanzo icyo kibazo rega no mu Bufaransa cyarabaye ntuzi ko Lance Paris Saint-Germain yasabye ko Lance umukino wawe utaba wo muri no weekend ngo bitegure Champions League yo kuwa gatatu byarangiye Lance bayibwiye ko Ligue A ari ifite ubushobozi bwo guhindura amasaha ndetse n'igihe imikino izabera Lance cyangwa Paris Saint-Germain nyine Lance iri yanze urumva ni ya mbere kuri championnat Paris Saint-Germain yasabye ko bahindura umukino kubera match Champions League ntabwo tubyemera Ligue yababwiye ko ari ifite ubwo bushobozi bwo guhindura imikino ni PES yari yasabye PES yasabye yanemererwa Lance ikavuga ati gute mutadufasha ngo tuyikubitire hano iri kwitegura indi mikino dutware igikombe cya champion Ligue ibabwira ko ari ifite ubushobozi aho ngaho Rayon Sport aho ni umwere ubwo njye nasabye hano nsabye nsabye kwa HR bakanyemera wasuka ngo nge ukigo yasabye uyu bapfa ko babyemeye ngereka mabwira Rwanda Premier League na Rayon Sport nta kibazo ifite aho ngaho nakomeza inzira z'amategeko kuko yazihisemo nakomeza inzira watangiye ntabwo narega Rwanda Premier League ariko ubwo byagenda kose bizarangira kwa Steri iparitse kwa Gira ubwo Boni araza kureba uko abikemura hanyuma ahubwo ikindi kirimo kinakomeye ikirarane kigaruka gukina cyane yo na Gasogi United iriya mpaga ntizavaho noneho ahubwo bishobora kwiyongera reka guca ku ruhande mberere abantu bazi ko nyine nkunda gutwara utuntu gake gake niko nteye ariko Kenisi ku matara ya kuri stade Amahoro yanze gukinira umuntu utazatera mpaga Gasogi niyo dutegereje kureba yaritewe byarangira mpaga iriya mpaga yaranditswe nta n'uwayisiba biragoye ko yasibwa rwose naguragoza ibindi yajurira ibindi ngo ndimo natanga ngo isomo rya ruhago ngo buryo ngo abantu ngo bazajya bubahiriza amategeko ngo nibizo ibyo nta kibazo niyiganirire we apfa ko yarabonye ariko Kenisi miliyoni 2 z'amafaranga zanditse mu masezerano nako mu mategeko na mpaga ntibyirindwa ashobora kuzaza wenda umuhaye amafaranga ku ruhande avuga ati nanjye ndabona hari ibyo ntakoze neza je sais pas ariko igihari iriya mpaga na miliyoni 2 Kenisi ibyo ntibyirindwa nafate kasha zitereke mu rwose yego ubwo rero ikirego cya gatatu
ni ikirego cya polisi women football club irega rayon sport women football club irayirega iki irayirega gukinisha aho bita Mukeshimana Dorothée ngo adafite ibyangombwa bimwemerera gukina shampiyona. oya Sami uribuka ko Dorothée yaragiye muri Turkiya akaza kugaruka ubwo rero kugeza no kugaruka bagahita bamukinisha match ni ikipe ya polisi yahoze ari APR yandikiye Ferwafa ibabwira iti musubike imikino yo gusoza shampiyona mu cyiciro cy'abagore mubanze mukemure icyo kibazo cya Rayon Sport. None se yagiye shampiyona ikirimo cyangwa utaratanye? None se yagiye ryarise? Yaragiye umwaka ushize yagiye muri test no champion yaragiye akina ahubwo yagezeyo ko twaranaganira hamwe ati ibi mirire communication n'amasezerano byaramugoye asesa amasezerano imaririze leta muri kura yamurekura agezeyo lisansi yo kumva itakaza agaciro yagezeyo biranga asesa amasezerano agarutse muri Rayon Sport asinya amezi 3 nka free agent Ferwafa afitanga lisansi arakina polisi nibyidasobanura ngo murebe umva abantu bose barabazanga umukinnyi yinjira gute muri champion free agent kuko urumva Rayon Sport ntabwo akora mu makosa. oya nese yakina adafite lisansi nibaze cekinga sinekeza ko yakina adafite lisansi ntabwo byashoboka ubwo polisi ishobora kwita ifite mu makuru. oya yashesha amasezerano muri Turukiya aza free agent bamuha lisansi kuko yaraje match ndangago ntiyakina yategereje lisansi match ndangago ntabwo yikina yategereje lisansi maze gusohoka tayari akina. ubwo rero biroroshye polisi niba ibyo bizibiti izabyumva gusobanukirwa babanje gusubika imikino iri muri weekend kuko iyi weekend nibwo mu bagore basoza shampiyona ubundi bitegereje ko Rayon Sport igomba gutwara igikombe muri weekend bagomba gukina na Muhazi. Barasubika nyine polisi yasaba ko basubika barakina ubwo niganje polisi nebyemera cyaragiye netegure se cyagiye ahantu bayitsindiye watanze assist yajya masimba igikundo tubona itandukaniro ama equipe n'ibintu byo kurega na mugani kugira ngo itazanitwa amabarua league barabigana niba ikipe yakwitsindiye mufitanye igikombe ugiteretse hari imbere ugomba kwitsinda ukagitwara igutsinda ukagitwara ujya kurega byo kurashya wirashimigeri nanjye byo kuregana simbikunda umuntu mwavuye mu kibuga akagukubita umuntu akurasha reka tugende muri fe cyakora polisi mu nzove byo kuregana hose arenga 6 mu mikino y'Umurenge Kagame Cup usanga bareganye mu mikino y'amashuri usanga bareganye urayimiti byakiri kuri Gatsibo ikipe Gatsibo y'amabisi Murambi yakubiswe na Kabarore irarega ngo harimo umuntu wari sanze irakomeza ikubitwa na Ruhuha 2-0 irarega ngo harimo umuntu wari sanze ijya finali ikubita Tabagwe 1-0 barayirega ngo harimo lisansi ngo ngifitemo akaboko cyane irangije yijyana Kigarama arayikubise twabonye ikipe itazo guhagarara mu kibuga ariko Kigarama nayo no uyiprezi numva nta kintu Kigarama ikiri Kigarama oya baratse n'ibitaregana nta kibazo none se Kigarama yatsinze 2-1 urumva iyo kipe yarushije indira bari abantu babirunze inyuma kuri yo watsinda byinshi watsinda binga kimwe n'ibiri tujye muri Ferwafa reka tujye muri Ferwafa ariko mu nkundire mbanze akupdate gato cyane kadatwara amasegonda Umurenge Kagame Cup amakipe yatomboranye amashyi tubwire rugambura ariko icyo irekere ibyo ngibyo tubwire pictures n'ingofero Masaka izakina nande dufite iminota 10 urayenze Masaka izakina na Kimonyi iyo ni match izakina na Trump turamubona none imikino